Hello guys, okay, nkuko muzi kuri Kevin Technician, noneho uyu munsi tugiye kugendana mbereke uburyo ki wakebura ikibazo cyo guhamagara buri numero yose uhamagaye bakakubwira ngo call end, buri make call end problem solving. We nta kindi bigusaba, ufungura application zawe ukajya hahandi wandikira nomero cyangwa se ni kuri phone, dore ngaha ahangaha ukahakanda, wamara kuhakanda nta kindi ukanda urwego 2 ugatushyiraho urwego. Noneho kuri ya simukadi yawe yagize ikibazo cyo guhamagara bikaba call end, wenda ni ya mbere cyangwa iya kabiri, ngiye kubera ko ikibazo kiri kuri simukadi ya mbere niho ndi buhite nza nkakanda. Murabona ko bahise batubwira ngo call forwarding service has been disabled. Muri make ubwo ikibazo cyo guhamagara bikaba call end kiba gikemutse. Reka mpamagare nomero 1 ndebe koko nyumba byakemutse. Amamagare wenda iyi ngiyi yanditseho yo kwijana simukadi ya mbere n'ubundi. Murabona ko badufasha nyine igatangira kubara ikibazo cya call end cyamaze kuba solved. Nta kintu gisaba usibye kujya kuri YouTube channel ugasakiramo Kevin Technician, ukanda kuri subscribe ugakora no kuntugera kugira ngo buri kavuga kose na uploadinze ubashe kukabona. Another case, mu gihe wagize ikibazo wanshaka kuri zino nomero zikurikira. Izi nomero uba ugize ikibazo wampamagara nakwitaba nkakubwira uburyo ki uza kubikoramo uba ukurikije inzira nakubwiye bikanga. Murakoze cyane.